Tekereza uramutse uri mu bihe bigoye, umutima wawe ukaba uremerewe, ugashaka igisubizo ariko ntukibone. Tekereza kubaza abantu, ugashaka amahoro ariko imbere muri wowe bikaba iby'ubusa. Muri ibyo byose hari ijwi rituje rifite imbaraga. Ni ijwi rikugeraho no mu gihe nta wundi muntu ugutega amatwi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya. Tugiye gufata umwanya wo gutuza, twinjire mu cyigisho cya 4, icyigisho cy'igihembwe cya 2 cy'umwaka wa 2026. Ni icyigisho kivuga ngo akamaro ka Bibiliya. Icyo kwibukwa kiboneka mu Baheburayo igice cya 4 ku murongo wa 12. Kiravuga kiti, kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira. Iyo nta yindi ni Bibiliya. Ese urayifite? Nta gushidikanya ko ufite imwe cyangwa ukagira nyinshi. Kuva kera kose no mu buryo bwinshi, iyo dusubiye inyuma mu mateka y'isi, tubona ko iki gitabo gihebuje ibindi cyagiye cyandikwa mu ibanga, cyagiye gikwirakwiza rwihishwa ndetse kigacibwa ahantu hose. Nicyo gitabo cyacapishijwe kurusha ibindi mu isi kandi mu ndimi nyinshi, kandi nicyo gitabo cyabayeho kera. Bamwe bishwe baharanira ko icyo gitabo cya Bibiliya kibungwabungwa. Ariko noneho ibaze, Bibiliya ifite uwuhe mwanya mu mibereho yawe? Mbese urayisoma cyangwa yibera iruhande rw'uburiri bwawe ikaba ibitswe mu kabati k'ibitabo? Ngo hari n'abayibika, noneho igihe bayibutse bagasanga yaratonzweho n'umukungugu. Ibaze, mbese aho ubona umwanya wo kuyisoma no kwiga iryo jambo ry'Imana riyirimo? Cyangwa igihe urangije imirimo yawe uba uguye agacuho ku buryo utabasha kurambura impapuro z'icyo gitabo cyera ngo ugisome? Ijambo ry'Imana ni rizima kandi rifite imbaraga, kandi Imana iraguhamagarira kuryemerera rikavugana n'umutima wawe. Imana iri kugushishikariza kubyemerera, rikaguhindura, rikanakuyobora ndetse rikaguha ibyiringiro. Bibiliya ntabwo ari igitabo nk'ibindi byo mu ishuri cyangwa se urutonde rw'inkuru za kera, ahubwo ni igitabo cyiza. Ni igitabo tuvomamo ubumenyi bw'uburyo umuremyi w'isi n'ijuru ashaka uburyo yatwiyegereza. Niba ufite ubushake bwo kumenya Imana, uburyo bwiza wakoresha ni ukugena igihe gihagije cyo gusoma icyo gitabo kandi usenga, ukagerageza no gushyira mu bikorwa icyo iryo jambo ry'Imana ryigisha. Ingingo ya mbere iravuga iti, intwari ikomeye kurusha izindi. Mbere y'uko ducukumbura tukamenya impamvu Bibiliya ari iy'agaciro n'uburyo twakwimbika muri yo tuyiga, tugomba kugira icyo tumenya. Kimwe mu bintu tugomba kuzirikana ni uko mu bitero bikomeye Satani akugabaho ari ukukubuza kumara igihe usabana n'Imana mu ijambo ryayo, gutuma abantu bahugirana mu mirimo yabo, kudaha agaciro ijambo ry'Imana, umunaniro cyangwa kurishidikanyaho niwo mugambi wa mbere wa Satani. Satani azi neza ko igihe dufashe igihe tukamarana n'Imana umwanya dusoma ijambo ryayo, iryo jambo riraduhembura, rikatugaburira, imitima yacu ikuzura amashimwe dukesha Imana. Akaba ariyo mpamvu rero Satani akora uko ashoboye kose ngo atuvutse ibyo bihe by'ingenzi. Satani niwo murimo we. Tubwirwa ko Satani akoresha ubucakura bwose kugira ngo abuze abantu gusobanukirwa na Bibiliya, kuko Bibiliya ihishura ku mugaragaro ubuhendanyi bwe. Ibyo Elena White yabivuze mu gitabo cy'intambara ikomeye ku rupapuro rwa 417. Satani azi neza ko ijambo ry'Imana rifite imbaraga,
rikaba rimugira umunyantege nke. Satani azi neza ko gusenga no kwiga Bibiliya arizo ntwaro zikomeye umuntu ashobora kumurwanisha, akaba ariyo mpamvu akora ibishoboka byose ngo abuze abantu gusoma ijambo ry'Imana no gusenga. Iyo Satani atumye abantu baba kure ya Bibiliya zabo, abazi neza ko umushikirano bari bafitanye n'Imana urangiye, ndetse n'imibanire yabo myiza n'abagenzi babo ikazamo agatotsi. Ingo zacu nazo zigira ikibazo, ugasanga umubyeyi abwira n'aba bana be kwihanganirana bikabura, byaba mu nshuti zacu cyangwa se mu bo dukorana. Usanga abantu baguhugiranye, ugasanga abantu bananiwe kandi bafite ibibaremereye, umuntu agasigara ntaho afite yahungira. Kandi igitangaje ni uko tutajya dutekereza ko ibyo birimo kutubaho. Dutekereza ko nta kibazo dufitanye n'Imana, ariko mu by'ukuri iyo iminsi ihise, ibyumweru bigahita, bikarangira tutabumburiye Bibiliya zacu, tugenda dusubira inyuma buhoro buhoro. Ariko nubwo twaba dufite ibituziga byinshi, umushyikirano wacu n'Imana ntukomeze nk'uko bikwiriye. Imana yo ntituvirira, ikomeza kuba hafi yacu, nk'uko mu gitabo cy'Amaganya ku gice cya 3 umurongo wa 22 na 23 habitwereka. Muri make rero, iyo dusomye Bibiliya twiga ijambo ry'Imana rikaduhembura, rikatugaragariza ubuhendanyi bwa Satani. Kwiga ijambo ry'Imana niyo ntwaro ikomeye cyane, niyo ntwaro idushoboza kwirinda ibishuko bya Satani. Niyo mpamvu Satani nawe rero intwaro ikomeye akoresha ari ukutuvanamo umutima wo gukunda ijambo ry'Imana. Ngahibaza iki kibazo: mbese ufite ubushake bungana iki bwo guhora ufite inyota yo kumva amagambo y'Imana? Icyo ni ikibazo cyo kwibaza, kandi igisubizo ushobora gutanga kuri icyo kibazo wakwibaza kijyanye n'impinduka ugomba gukora mu mibereho yawe. Ingingo ya 2 iravuga iti ibyanditswe byera ububasha. Ububasha bwa Bibiliya n'akamaro kayo bisobanurwa neza mu mpapuro zayo. Mu rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 3 ku murongo wa 15 kugeza wa 17 tuhabona akamaro ka Bibiliya. Ku murongo wa 15 haravuga hati: kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ku murongo wa 16 ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhatira gukiranuka. Ku murongo wa 17 kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse, afite ibimukwiriye byose, ngakore imirimo myiza yose. Ku byerekeranye no kwigisha Bibiliya, tugomba kwitonda kugira ngo tutazatekereza ko Bibiliya izasohoza imigambi yacu cyangwa ibitekerezo byacu. Mu by'ukuri ibitekerezo byacu ntabwo ariko buri gihe bihuza n'iby'Imana. Imana ntabwo ari igikinisho dukoresha uko dushaka mu gukemura ibibazo byacu no gukurikiza ubushake bwacu. Uburyo bwayo bw'imikorere n'ibitekerezo byayo birenze kure ibyacu, akaba ariyo mpamvu tudakwiriye na gato kuyobora amagambo yayo kuri twe. Nta nubwo dukwiriye kujya duhitamo gusoma imigabane yo muri Bibiliya itugwa neza gusa, ahubwo tugomba kubona Bibiliya nk'igitabo twahawe gusoma cyose uko cyakabaye. Ntabwo tugomba guhitamo gusoma umugabane wayo utworoheye kumva cyangwa se imirongo tumenyereye. Ntabwo tugomba gukikira imirongo idukebura. Tugomba no kwita ku mirongo ivuga ibyo tudashaka, ni ukuvuga ya mirongo itajyanye n'ibyifuzo byacu, nayo tugomba kuyisoma. Niba dushaka ko Imana ivugana natwe, tugomba gufata Bibiliya yose kimwe, tugatega amatwi ikitubwira cyose. Igihe twiyemeje kuyiga dushyizeho umwete, Imana izaduhishurira kumva ibyo dukeneye kumva. Muri Matayo igice cya 22 ku murongo wa 37 Yesu ubwe yarivugiye ati: ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Ibyo ni ukuvuga ko Imana ishaka ko ubwenge bwacu bugira ibyo bwunguka. Nyamara kandi
Mu gutekereza kwa muntu ntihaburamo ubumuntu, kuko muri kamere yacu ntihaburamo ikosa no kwibeshya. Abantu bashobora kwinjira mu byanditswe byera bafite umwuka wo kwiyemera no kugira ibyo banengamo. Bene abo baba bibwira ko ari intyoza muri Bibiliya, bagatekereza ko bumvise byinshi bityo ko nta gishya bakeneye kumenyamo. Icyo nicyo gihe rero twumva twihagije, twiyemeye, twarajambuye muri byo, ntacyo twasize inyuma, ko nta kindi dukeneye. Ariko ibyo ni bimwe mu bintu bituma twibagirwa wa mushyikirano tugomba kugirana n'Imana. Icyo gihe twiringira ubwenge bwacu, kandi nyamara ubwo bwenge bwacu ni buke ndetse n'intekerezo zacu ni ngufi. Rero nk'uko twatangiye tubisoma muri Timoteyo, ibyanditswe byera tujye tubisoma kuko bibasha kutumenyesha ubwenge bwo kutuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Umumaro wabyo ni uwo kutwigisha, kutwemeza ibyaha byacu, kudutunganya no kugira ngo duharanire gukiranuka. Ibyo byose rero bigatuma tuba abantu bashyitse, tukagira ibidukwiriye byose ngo dukore imirimo myiza yose. Ingingo ya gatatu iravuga iti ukuri kwa Bibiliya. Muri iki gihe ukuri kwarasiribanzwe ku buryo nta muntu ugitinda kuri iyo ngingo yibaza niba ukuri kukiriho. Hakurikijwe imico igezweho, nta gipimo kikiriho, nta rufatiro abantu bashingiraho kugira ngo babashe guhangana n'ikigeragezo cy'igihe. Ibihabanye n'ibyo, Yesu we yaravuze ati, ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Ibyo tubibona muri Yohana igice cya 14 ku murongo wa 6. Ijambo rye riramuhamya nk'ukuri kuzuye kudafite inenge. Reka dusome iyi mirongo twitonze. Ni iki ubona mu butumwa buri muri iyi mirongo? Yohana igice cya 17 ku murongo wa 17 hati, ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni byo kuri. Imigani igice cya 30 ku murongo wa 5 n'uwa 6. Duhereye ku murongo wa 5, ijambo ry'Imana ryose rirageragezwa, niyo ngabo ikingira abayihungiyeho. Ku murongo wa 6, ntukagire icyo wongera ku magambo yayo kugira ngo itagucyaha ugasanga uri umunyabinyoma. Zaburi igice cya 12 ku murongo wa 7, amagambo y'Uwiteka ni amagambo atanduye, ahwanye n'ifeza igeragejwe mu ruganda rwo mu isi, ivugutiwe karindwi. Ni iki ubona mu butumwa buri muri iyo mirongo? Mu gihe dusoma ijambo ry'Imana, turushaho kumenya Imana, tukanarushaho gusobanukirwa n'ukuri icyari cyo. Ellen G. White mu bihamya by'itorero volume ya 5 ku rupapuro rwa 652 yaravuze ati, hariho ibirombe by'ukuri bitaragerwaho bigomba kuvumburwa n'abashaka ukuri badakebakeba. Ellen G. White buri gihe avuga ku kuri nk'ukwatanzwe n'Imana binyuze mu ijambo ryayo. Dushobora gukomeza gushakashaka uko kuri, tukunguka byinshi kuri ko, kubera ko Bibiliya itajya yivuguruza ku bijyanye n'ukuri, ahubwo yubakira ku byakuvuzweho mbere. Zaburi igice cya 33 umurongo wa 4 n'uwa 5 hakavuga ati, kuko ijambo ry'Uwiteka ritunganye, imirimo ye yose ayikorana umurava. Ku murongo wa 5, akunda gukiranuka n'imanza zitabera, isi yuzuye imbabazi z'Uwiteka. Abefeso igice cya 1 ku murongo wa 13 naho tuhabona aya magambo, niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari byo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso, ari cyo Mwuka Wera mwasezeraniwe. Ni ubuhe butumwa buri aho ngaho? Icyo tubona hano ni uko Bibiliya yonyine igomba kuzaba ishingiro ry'inkomoko y'icyo twumva ko ari ukuri. Ibindi byose bigomba kugeragezwa kandi bikanyomozwa n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niko kuri. Ingingo ya 4 iravuga iti, ibyo Bibiliya isaba. Ni iki gishobora guhinduka mu rugo rwawe uramutse winjiye muri Bibiliya ushaka gufata umwanzuro ukakaye, mu gihe ugize ikibazo mu mibanire yawe n'uwo mwashakanye cyangwa uhuye n'ingorane? Ni iki gishobora guhinduka aho ukorera cyangwa aho usengera uramutse ufashe ukuri kw'amagambo ya Bibiliya agahinduka indorerwamo y'uburyo uhitamo gukurikiza mu mibereho yawe? Abanditsi ba Bibiliya
bamenye uburyo amagambo ya Bibiliya ari ingirakamaro. Nta yandi magambo y'ikindi gitabo ashobora kunyura imibereho yawe nk'aya Bibiliya. Ni mu buhe buryo wabika mu mutima wawe amagambo ari mu mpapuro za Bibiliya? Zaburi y'119 umurongo wa 11 haboneka aya magambo: nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Ni iyihe nama Dawidi atanga dusanga muri iri somo, kandi twayikurikiza dute? Kimwe mu byo Bibiliya yivugaho dushobora kugisanga mu Baheburayo igice cya 4 ku murongo wa 12. Mu Baheburayo igice cya 4 ku murongo wa 12 haravuga hati: kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umuntu umutima wibwira ndetse ukanagambirira. Bibiliya yivuga ubwayo ko ari ijambo rizima. Ahari ushobora kuba waribajije ukuntu ibyo bishobora kuba ari ukuri, dore ko ibyo byanditswe mu myaka ibarirwa mu bihumbi byinshi ishize. Ariko Yesu yaravuze ati: amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Ibyo tubibona muri Yohana igice cya 6 ku murongo wa 63. Niba umutima wawe ushenjaguritse cyangwa ubuzima bwawe bukaba bugucika, Imana ishobora guhindura ibyo wabonaga ko bidashoboka binyuze mu kumva ijambo ryayo. Isezerano rya kera naryo byasobanuye ijambo ry'Imana muri ubu buryo. Yesaya igice cya 55 umurongo wa 11: niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera, ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasoza ibyo nshaka, rizashobora gukora icyo naritumye. Igihe Dawidi yavugaga iki ijambo ry'Imana byakoze mu mibereho ye, yanditse aya magambo. Ni amagambo tubona muri Zaburi y'119 ku murongo wa 50. Yaragize ati: iki nicyo kimara umubabaro mu makuba yanjye no mu byago byanjye, nuko ijambo ryawe ryanyuze. Ahari wigeze uhura n'inzara ikomeye ku rwego runaka mu mibereho yawe, cyangwa ahari wigeze wigonwa kurya ku mpamvu runaka, ugeraho wumva ushonje cyane. Mbese iyo ushonje ibyo kurya birakuryohera? Mu buryo bwa mwuka, Bibiliya ni ibyo kurya by'ubugingo bwacu. Iyo umutima wawe ushonje nta kintu kirimo, jya uwugaburira ijambo ry'ubugingo, ari ryo jambo ry'Imana. Iyo dusomye muri Yeremiya igice cya 15 ku murongo wa 16, mu rwambere rwa Petero igice cya 2 ku murongo wa 2, na Matayo igice cya 4 ku murongo wa 4, hatwereka ko ijambo ry'Imana riryohera intekerezo n'umutima, kandi iyo turisomye riratwuzura kandi rikadukomeza nk'uko byasezerana. Ubutumwa bwo mu ijambo ry'Imana ari ryo Bibiliya bwavuye ku Mana ubwayo. Iyo dusomye amagambo yo muri Bibiliya kandi dusenga, dufunguriye imitima yacu kuyakira, ayo magambo ntabwo adusiga ubusa. Ibaza iki kibazo: umara igihe kingana iki buri munsi uri muri Bibiliya? Icyo gihe ugikoresha ute? Ni icyo ubasha gukora ngo icyo gihe kikubera icy'ingenzi cyane mu by'umwuka? Icyo ni ikibazo ugomba kwibaza. Ingingo ya 5 iravuga iti: imiterere y'umutima. Ubushobozi bwacu bwo kwakira amabwiriza avuye mu ijambo ry'Imana bushingira hanini ku kuba umutima wacu, cyangwa se ukuntu umutima wacu uba umeze igihe twinjiye muri Bibiliya. Mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 2 ku murongo wa 14 hasobanura ibyo ngibyo. Haravuga hati: ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Kugira ubushobozi mu by'umwuka bisobanura kugira ubushishozi no gusobanukirwa mu buryo bw'umwuka. Ku bw'ibyo birumvikana ko umuntu ushyira mu gaciro mu buryo bw'umwuka ashobora gusobanukirwa Bibiliya mu buryo butandukanye cyane nuko byagenda ku muntu udashyira mu gaciro mu by'umwuka. Umuntu utekereza ko gusoma Bibiliya ari ubupfapfa ntazigera ashakisha ukuri mu mpapuro zayo. Niyo mpamvu uburyo dufata Bibiliya n'uburyo tuyisoma ari ibintu by'ingenzi iyo bigeze mu gukuza umushyikirano wacu n'Imana.
Pawulo abisobanura atya mu rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 2 ku murongo wa 13. Yaravuze ati, icyo dushimira Imana ubudasiba ni uko ubwo twabahaga ijambo ry'ubutumwa bwiza, ari ryo jambo ry'Imana, mutaryemeye nk'aho ari ijambo ry'abantu, ahubwo mwaryemeye nk'ijambo ry'Imana nk'uko riri koko, kandi rigakorera no muri mwe abizera. Ijambo ry'Imana rigira icyo rikora muri twe iyo twizeye. Iyo ubumbuye Bibiliya wizeye ko hari icyo Imana igiye kukubwira binyuze mu magambo yayo ugiye gusoma, byanze bikunze ikizagira icyo ukubwira, kigira icyo gihindura mu mibereho yawe. Hano icyo tubona rero ni uko umwe mu migambi y'imena ya Bibiliya ni ukutubwira ukuri, kukinjira mu mibereho yacu, kugatuma umushyikirano dufitanye n'Imana ukomera. Niba umutima wawe ukinguriwe Mwuka Wera, ukaba wiga ijambo ry'Imana ufite kwiyoroshya, buri gihe rizagira icyo rihindura mu mibereho yawe. Ariko iyo dukomeje kwizirika ku cyaha, ntiducishwe bugufi, uko guhinduka ntako tuzabona. Icyo gihe gusoma Bibiliya bishobora kutugirira akamaro gake cyane. Mwuka Wera adushishikariza kwegera Yesu Kristo. Mbese turashaka gutera intambwe tumusanga? Niba ari uko bimeze, twaba tubaye abanyabwenge mu gakiza, kandi icyo gihe tuzabona ibintu tutigeze tunatekereza. Rero buri wese niyibaza iki kibazo: iyo ninjiye muri Bibiliya, umutima wanjye n'ubwenge bwanjye biba bimeze bite? Mbese ninjiramo nzanye ibitekerezo byanjye byo kugira ngo ibyo bitekerezo mbyemeze Bibiliya, cyangwa ninjiramo mfite umutima n'ubwenge byiteguye kwakira ibirimo? Mba mfite kwizera nk'uko umwana muto, nshaka kureba icyo Imana ishaka kumbwira uwo munsi? Niba ari uko bimeze, byaba ari amahirwe. Dusoza, ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa n'ibi. Tekereza uramutse utekereje ku magambo wavuze mu masaha 24 ashize, wayashyira mu bihe byiciro? Mbese ni amagambo arangwa n'urukundo, impuhwe, anejeje, arimo inkomezi, cyangwa ni amagambo ateye ubwoba, y'urucantege, ashitura abantu, ateye umujinya, amagambo y'amazimwe arangwa n'ishyari? Bibiliya iravuga iti, ibyuzuye umutima n'iby'akanwa kavuga. Ibyo tubibona muri Matayo igice cya 12 umurongo wa 34. Iyo mu mutima wacu harimo ibidafite umumaro, icyo gihe nibyo tuvuga. Hari ibihe twese tugiramo tukumva tubuze amahoro, tukumva tunaniwe, cyangwa tukumva tubuze amahwemo. Iyo turi mu bihe bimeze bityo, ibyo tuvuga nabyo biba bikurikije uko tumeze, ndetse akenshi hanyuma yaho twicuza n'impamvu twabivuze. Ibihabanye n'ibyo rero, iyo umutima wacu ugurumanwamo n'urukundo dukunze umuntu, nabyo bigaragarira mu byo tuvuga. Nicyo kimwe rero no ku ruhande rw'Imana. Ijambo ry'Imana birumvikana, rivuga ibiri mu mutima wayo n'ibyo yifuza kutugirira. Biteye ubwuzu rero gutekereza ko ayo magambo aturuka mu mutima w'Imana, kandi ayo magambo tukaba tuyafite hafi yacu, kuko ayo magambo ari muri za Bibiliya dutunze. Ni ukuri gutangaje kubona imbaraga iri mu ijambo ry'Imana, kandi tukaba tuyifite. Iyo mbaraga ikaba yarabayeho kuva isi yabaho. Rero reka Bibiliya tuyifate nk'uko iri koko. Tuyifate ko ari ijambo ry'Imana ihoraho, ijambo rigize ubugingo bwacu, ijambo rigomba gutunganya ibikorwa byacu, amagambo yacu ndetse n'ibitekerezo byacu. Gufata ijambo ry'Imana mu buryo buciye bugufi ntaho bitaniye no kurihakana. Kandi uko kurihakana, iyo gukozwe n'abavuga ko baryizera, ni imwe mu mpamvu z'ingenzi zitera ubuhakanyi no gushidikanya n'ubuhemu mu rubyiruko. Muri make rero, Bibiliya ni igitabo kizima kandi gifite imbaraga. Kuyisoma niyo ntangiriro yo gukuza umubano dushaka kugirana n'Imana. Usibye kuba itwigisha imico itangaje y'Imana, ndetse n'uburyo Imana yiyunze n'umuntu nk'uko bivugwa mu mateka y'isi, Bibiliya inavugana na buri muntu wese muri twe muri iki gihe, igihe tuyisoma twicishije bugufi. Reka rero nshishikarize buri muntu wese kuyisoma, kandi nsoze mbifuriza kugira ngo amahoro ya Kristo akomeze kubana natwe mu mibereho yacu.